Mukobwa Jana niyorohewe n'imyiteguro yo kubyara impanga. Nadine wabyukiye kwa Patrick. Aragenzwa n'iki? N'urunana. None se niba umwana yarayarira, urumva atari ikibazo Nadine? Kuki uhisemo kumuzana hano se? Ariko uguze ko Mariya yakanguye abaturanyi Patrick. Birumvikana ntiyararira ijoro ryose ngo babana musa n'ababa mu nzu imwe basinzire. Ubwo rero nyine umuturanyi niwe ngiriye inama nyine yo kumuzana hano. Hano ngo bigende bitese? Nyine yambwiye ngo ashobora kuba akeneye seda. Ye? Cyane rwose. Ngo hari igihe abana batemera kuba kure y'abasi, bikabatera impamvu yo kubura amahoro cyane cyane n'injoro. Niko se Nadine? Ndakumva. Abajyanama b'ubuzima n'abaganga ntibakubeho kurera ikimenyetso bigaragaza ko umwana arwaye cyangwa se afite ikindi kibazo. Barabimbwiye ariko nyine urabizi neza ko umwana wacu ari muto dashobora kukubwira ati ndababara hangaha naha. Ndabizi. Kurera mu gihe ababaye nicyo ashoboye. Ariko se Patrick wifata nkaho ari kosa nakoze. Uyu mwana kuvejo yatangiye konka atabishaka. Nanamugaburira akabyanga. Uragira ngo mbigenze. Ngibyo ibindi bimenyetso byagomba kwereka ko kujya kuvuza umwana ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bajyanama b'ubuzima. Ariko nibyo umuturanyi yambwiye ntubihakane. Ubuse kuva twagera hanga yigeze yongera kurara ntatuje. Nuko urasinzirwa no kugwa gacoho nyuma yo kurararira. Ariko uguze ko yasinziye rero uko muhetse ngo tuze hano Patrick. Ushaka kuvuga ko wamuhetse akamenya aho ugiye rero? Yabimenye nyine ahita aceceka nyine aranasinzira. Reka imikino ugiye kuvuza umwana Nadine. Ubu se igihe cyose umumaranye nibwo butse gukumbura se? Jyana umwana kwa nonse yatamuvure. Ubundi se ubwo n'ubundi ko wabyutse waje tukajya. Ese ubwo wabazwe nuko badusetse aho kubabazwa n'amafaranga twatanze. Sha. Ariko Rureme, ubwo ziko umuntu ahenguka kwa muganga nta mitiweli abandi baturage bakamureba nk'umunyamahanga koko? Biragahitse rwose, gusekwa biragahitse. None se ni gute koko watinyuka gutaha utishyuye? Twari twavuganye yuko uca ku irembo ukayishyura. Ni mama ya Mungu rwose narahanyuze. Uriya mukobwa akorakora mu byuma by'ikoranabuhanga bye, arambwira ngo rwose ngo hari amakuru atuzuye. Ubwo ari wowe wabona waribagiwe yuko baduhinduriye icyiciro cy'ubudehe. Narinzi ko njye udafite amakuru yuzuye, naho nawe nuko. Ubwo rero nawe uracyavuga ibyiciro by'ubudehe. None se sibyo bagenderaho mu kwishyura? Yewe, ibyo narabivuze. Umukobwa arase karatembagara. Ngubu ni system imibereho yewe. Ye? System imibereho se kandi wo ni muntu ki? Ingo zose zigomba kuba zaratanze amakuru muri system imibereho. Rero ayacu ni yuzuye da? Ye? Maze narinzi ko wowe ubwo ujya mu nama ya koperative amakuru yafite naho nawe umeze nkanjye. Ibyo rwose sinigeze numva babivuga. Maze sinahingutse ijambo ko tutishyuye mitiweli kuko birabujijwe rwose ko umunyamuryango wa koperative yacu abaho atarayishyuye. Ubwo rero ngomba kujya ku kagari kureba impamvu amakuru y'urugo rwanjye ngo atari muri system imibereho. Ubwo watinyutse gutaha tudaciyeyo koko Rureme? Reka nabonaga amasaha yakuze. Kandi ngo Sedo hano wari uri ku kagari ngo ari ku murenge, ndavuga ngo reka nze kujya uyu munsi. Nyamuneka rwose Ruremesha nturangare. Dore ugemuye amata hakiri kare ku ikusanyirizo kandi riri hafi y'ibiro by'akagari. Ntugaruke udatanze ayo makuru. Aho nugira ngo nawe ufite ikibazo wenyine murebwa yi. Nubwo nasanga Seda adahari, ndamutegeza rwose anyuruzuriza amakuru y'imibereho y'urugo rwanjye. Nizere kuri buze bitunganya abagize umuryango wacu dufite ubwisungane mu kwivuza. None se kubusanze nta muriro afite ndamenya ari ibiki koko mujyana koko? Mujyane ku kigo nderabuzima bamusuzume. Mujyana kuvejo rwose ibere ntarikozwa kurya wapi ararira gusa. Ihutire kujya ku kigo nderabuzima. Nanjye nitegure do rusanze njyanye na Rufonse ngaruka kukuvurira umwana aransiga. Ariko se ubundi wa mugane ko mbona mwabukereye mwari muzindukera. Aha. Erega Nadine ubu tureba. Nge n'umugabo wanjye Rufonse twembi turabakorera bushake. Yego. Kandi tariki 5 kuboza hazizizwa umunsi mpuzamahanga wo gukorera bushake n'ubwitange. Kandi disi ko kumujyanama w'ubuzima na mudugudu mwembi murabakorera bushake. Turi mu myiteguro da. Buriya rero n'abushombe ne kuko bamutoreye kuba parasasho wacu. Cyane rwose. Ngaho rero he ku mwana tujyanirana uje ku kigo nderabuzima. Reka muheke. Ahora nikisho kuntu yirirwa yiriza mana yanjye. Umukobwa mwiza rwose ntashaka no kunyeganyega. Mukobwa mwiza ihangane mama guheka aje kukuvuza. Humurura kira mama. Imana imbabara umwana wanjye akire rwose dore yikuriraga neza.
humura arakira Nadi. Kuba wihutiye kumuvuza agifatwa n'uburwayi ni intambwe nziza cyane. ihorere kibondo icecekere tujye ku kigo nderabuzima tujyanirane n'umujyanama w'ubuzima maze nawe nuko uzagira umutima mwiza w'ubukorerabushake dore baradufashije cyane rwose. Ni ukuri nzajya ndirimba abakorerabushake kuba hari aho ndi ni ukubera wowe Nonsiya n'umugabo wawe Rufonse yewe na Bushombe sinamwibagirwa. Urumva ko mfite impamvu yo gusaba umwana wanjye kuzakura akamukorerabushake sibyo Nonsiya? Nibyo rwose. Uretse ko nibyo namusaba ari umuco mwiza ugomba kuranga umuntu, ni indangagaciro nziza umubyeyi yaraga umwana we rwose. Ese ni wenshi zirungu yayobewe Devo? Uwo mwana agira ubwoba cyane sinzi impamvu nubakimbona gahunga. Niko Nshiziro ubu ntunzi koko? Ntukansebye Nshizirungu rwose. Mama renda uguha ibiryo akaguha igikoma amata n'imineke uramubona ugahunga. Niko se mukobwa ja ugeze he witegura ko mbona wagira ngo ntacyo bikubwiye? Muganga suragira ngo nkore iki kubona Pascal wakamfashije yantereranye? Arahari se ngo tuvugane? Aha, wamusanga aho kasigaye azinduka amenengana. Uko biri kose ukwiye kwihutira kugera ku bitaro mukobwa ja. Ngiye bice ndeba n'ubuzima bwawe n'ubwizo mpangu twite. Ibyo upfa na Pascal byo bizitabwaho nyuma. Turafiki se wa mubyeyi ko ari amagambo ari ahadafite ishingiro no kwiguruta inshingano avuga ngo abana ntwite sabe. Baba be cyangwa ntibaba benda gusabye wirangara ku buzima mukobwa ja. Shaka undi muntu ugufasha ujye ku bitaro bikuru. Hari umuvandimwe wanjye utuye hafi y'ibitaro wemeye kuzamfasha igihe nzaba ndi kwa muganga ariko n'ubundi. Nuko rero witegure wegeranye imyenda yawe n'iy'abana isaha iyo ari yose twakubwira ngo ugende. Ubu se koko ariko ubu ngarutse ku kigo nderabuzima ntimwampima mugasanga wenda abana bari mu buryo bwiza bakahavukira? Mukobwa ja ku bitaro niho honyine bafite uburyo bwo kukubyaza no kukwitaho wowe n'abana. Ubu se hano abana Pascal wigeze intare? Pascal akunda abana be twese turabizi ntazabata mu nzu bonyine rero ngo agende. Wowe witegura imbangukira gutabara itaboneka akabura wowe. None ubwo hari uburyo bwo kugenda ndagira vuba da? Umuntu ufite ubwisungane mu kwivuza ntabura uko agezwa ku bitaro da. Ni amafaranga make asabwa. Make se ubwo koko ndayakura? Urabizi ndaje mbwire Nonsiya atabikurikirane. Nubwo nzi ko bahugiye mu kwitegura umunsi mpuzamahanga w'abakorerabushake ariko ikibazo cyawe kigira icye kugeza ugeze ku bitaro. Muyobozi se namahoro ko mbonye abayobozi b'imidugudu abunzi ba parasosho yewe n'abandi bayobozi bo mu midugudu bose bateraniye hano. Rureme Karame abo bose rwose ubonye n'abakorerabushake turi mu myiteguro y'umunsi wabo. Aho ni mu nyumvira ko mutadutubiye se ngo natwe tuze twimwerewe. Ubonye iyo ugira uti nanjye niki nakora ngo ninjire muri abo bantu b'indangagaciro z'ubwitange bw'ubukorerabushake? Menye ibyo nsabwa nakora njyewe Ruremesha ko ngifite imbaraga se nabikora pe. Ubukorerabushake rero burahari mu ngeri zose kandi zitandukanye. Tuvuge nko mu buzima, mu mibereho myiza, umutekano, ubuhinzi, ibidukikije, uburezi ndetse n'ibindi byinshi. Ariko rero mu buhinzi nagakora pe. Nibyo rwose ko ndi wese niho ubyiyemeje bose ndabyemeye ubutaha nziyamamaza mu mukangurambaga w'ubuhinzi rwose. Aha ntiwumva kazi neza mu bukorerabushake turagutumiye rwose no mu munsi mpuzamahanga w'ubukorerabushake cyane ko wizihizwa ku itariki 5 Ukuboza. Nubwo mu rwego rw'igihugu utazizihirizwa inaha ariko natwe Nyarurembo tugomba kuwizihiza nk'insanganyamatsiko y'umwaka igira itubukorerabushake ishema ryacu. Ngaho rero mbwira cyari kikuzanye dore nakujyanye mu byo dusanze mu Rureme. Niki cyakugenzaga? Cyari kinzanye se. Ubu ndeba rero rwose mfite ikibazo. Gite mbese natinze kwishyura mutuweli. Ejo ubundi ahangaha ndwaza umwana rero sanga narakosheje. Singiye kwishyura mutuweli mvuga iby'igiciro by'ubudehe. Umukobwa nasanze ku iremba mpo rw'amenyo ngo nta byiciro bikibaho. Ruremesha ubwo ntiwitabira inteko z'abaturage? Urebye ngewe mbese muri make gahunda za leta zose zihuza abaturage we ntizikureba ntujye uzitabira? Nyine rimwe na rimwe. Ruremesha rero nk'umukuru w'umuryango ndakumva rwose byiza kwitabira inteko z'abaturage, umugoroba w'umuryango, inama za nyuma y'umuganda n'izindi nama za leta zihuza abaturage kuko urabona ko kutitabira utamenya amakuru arebana na systeme imibereho yasimbuye ibyiciro by'ubudehe. Ngaho rero mbwira icyo nagufasha. Mufasha iki? Fasha nyine menye ibyo sabwa niyo systeme y'imibereho kugira ngo bashe kwishyura mituweli.
oya ntabwo ari sisiteme y'imibereho ni sisiteme imibereho yasimbuye ibyiciro by'ubudehe. sisiteme imibereho hari serivisi umuturage ahabwa hashingiwe ku makuru y'urugo rwe ari muri sisiteme imibereho harimo n'iyo ngiyo mituweli ushaka kwishyura Rureme. ndayikeneye byihutirwa ahubwo. ngaho mpereza indangamuntu yawe nkufashe. none se niwe mukuru w'umuryango? yego ni njye mukuru w'umuryango. ngaho rero urambwira nimero y'indangamuntu yo mwashakanye amazina y'abana hanyuma nkufashe. turebe none se Rureme karame iyi nzu utuyemo ni iyawe? niyo ugira yonyine? woroye inka zingahe? ihene zingahe? ese kutansubiza ufite imirimo ingahe Rureme? ufite ibiti bingahe? ariko si ibyo si sisiteme imibereho yanyu uko numva ishaka kumenya imijyi n'akayihatse ibyo byo ni iki? ni amakuru y'urugo rwawe dukeneye muri sisiteme imibereho Rureme. umva rero mbanze nkubwire mbaye nigendeye ibindi ubundi ibyo by'imitungo sinaje niteguye kubivuga. Nonsiyata mujyanama wacu w'ubuzima ndakubaha rwose ariko ibyo byo rwose ntago tubyumvikanaho na gatoya. reka ninywera agacupa kanjye ntuje. muganga ariko yarababwiye ko mukobwa Jana agomba kujya kubyarira ku bitaro bikuru akabyara bamubaze kubera ko abana atwite b'impanga batari mu mwanya wabo neza. ariko rero ibyo si ngewe ugomba kubibwira kuko abantu uriya mugore atwite si abanjye. Pasikari rwose ibyo bireke. umugore utwite ni uwawe yatwise mubana nk'umugore n'umugabo ibyo birahagije ngo abana bitwa abawe. mfite ibihamya birenga kimwe byemeza ko atari abanjye Nonsiya. ntimukihunze inshingano Pasika. umugore wawe amerewe nabi aho kwitegura ngo mujye kwa muganga uri mu kabari nta n'isoni ngo abana si abawe. umugabo wamuteye indare hano hirya mu kabari ko kwa Munyampama urumva jyayo mubwira ashaka ko aherekeza umugore wanjye kumubyarira impanga. ariko si ubwo urumva ibyo nabikoraho iki Pasika? rwose mujyanama Sitefano niwe se w'abana mukobwa Jana atwite. niba hari n'ibyo ukekera umugore wawe rero ihangane wubahiriza inshingano zawe ibindi byose ubyirengagize Pasika. kandi atari ugukeka mfite ibihamya n'abatangabuhamya. ibyo byose rwose yatawe rwose uri inyangamugayo ndabizi. wari ukwiye rero kunyumva numfatanye n'abamemukiye ngo njombi hwa mu gisebe. ibi ndabigira ntimwokagira imana mwe. njyewe narabivuze ndabisubiramo uriya mugore yatwaye ndamaze amezi agera kuri ayo 3 naramuhunze niraranira n'abana banjye urumva muhunze kubera amahane ye kubera gutaha yasinze akaza nyiyenzaho akantu kagura. nukuri hangane Pasika. mfite umunaniro mu mubiri no mu mutima kubera mukobwa Jana uriye. inda yayivanye mu madosiye na Sitefano urumva neza. hari abantu babizi babiboneye bitari rimwe cyangwa se kabiri bajya mu bwihugiko urumva. none rero Sitefano niwe wamuteye inda ntago ari iyanjye ndabivuze. vuga buhora ariko erega umenye yuko amagambo yose avuga atari uko abari. wimuvugira Nonsiya ariko ngwino nkwereke ubundi ndankwereke. duhamagare Karaveri dore ari hano mu kabari nanyweragamo tugenda hano mu kabari ko kwa Munyampama dusangeyo Sitefano turebe ko atinyuka guhakana ko ataryamanaga na mukobwa Jana umushinja hari noneho urumva. turebe ko abihakana. ngo iki? urashaka ko ngewe njyana nawe gushinja Sitefano ibyo ngibyo Pasika? tugende nyine. urabona nakwishora muri ibyo bibazo byanyu koko? ubwo rero tubyihorere. Pasika rwo komeje kwinangira nonse yatarakora iki ngo mukobwa Jana abone ubutabazi naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru.
icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri radiyo disi. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha.